genda ubasha umva Janine Ana batesha mukano Ala Salamu naringiye kuruhuka gato y'amani ntacyo reka nze nkudodere nta kibazo kanze gato yihangana nibura nk'iminota nka 15 ndaba nkugezeho sinzira baruhuke Oya, Janine. Ongera hano. Burama. Janine. Yewe, mbega umunyenga vitensi zose zizira feri. Burama. Iniha zaragowe uzi kutagira ifaranga kutagira ifaranga sha nabibonye iniha zaragowe ariko kuyo saha yawe ntakigo cyakiyoni ntugire ikibazo azabifure yo byose ariko avant que tu passes chez toi marya cupa uzane n'ibirahure ugenda gatima rekeza kanuzane Ako bawateguye niko bawateguye pe ariko rero ungize gutya nkabona gasore kagukoraho nyagakura amenyo byose mayamuramo cyangwa ngatanga ibyo mfite bakagakuraho ega nanjye ntabwo nagusiga rwose nibyo uyifungure uyisomeho uyihage ariko nk'ubu nkabona wenda nk'agasore kagukoraho oya ntawankoraho nk'akajamari ntawankoraho namuteza kiyo nakamutimbagura ureba se oya wowe ushatse ucyuzuze turagenda tunywa gake gake tugenda tunywaho gake gake ubu ndumva nakigumira hano tameneka
ariko niyo yameneka. Tunywemo. Asante. Ewe. Wumva ukuntu karyoshye. Iryoshye nka za ndirimbo zawe. Izo ndirimbo urangateraga njyenyine ra? Oya. Wateraga nkikiriza. Aha. Bata nagira ngo nateraga nkaniyikiriza. Oya. Karyoshye kubi. Niko. Karame. Uyisome nishira bazanire. Pe. Mukuru waneguriye pe. Hanyuma cyakigori icyo cyihoreze. Ariko cyituma utekereza cyane kandi wari wimereye neza. Nk'uyu yagiye nkumva inkuba ngo iramwashije. Yacyihoreze. Akora umusore. Umujene. Umusore pe. Kandi uyafite. Afite amafaranga. Ahubwo fasha. Ugiye he? Niko. Oya, ngomba kuguha rwose. Ngomba kuguha. Itabuze kuri jye. Karindwi. Ko n'ubundi umunani. Inzara zari zashaje, umusatsi washaje. Korogati. N'ubundi niwe wanjye. 11, 12, 13, 14, 15. Wicongesha inzara. Cyakoze umugabo ni wowe. Umugabo ni wowe kabisa. Umugabo ni wowe. Kamenya abitse. Naza no kuyibagirwa. Oya, nakongera nandi. Twongere tunywemo. Ayo rwose ni isazi yazikayagwaho. Nakongera nandi. Tunywemo. Nakubwiye ko aho wakiba hose. Ari inote nini gusa. Kandi sinazikina. Umwe turyoherwe. Oui. Urabyutse se? Bibaje bicaranga cyangwa gukorera nka cyayi. Dene gashyizeho. Cyangwa intwereke. Dene maze uri kuba wambaye unajabiritse ibintu. Guteze. Nta gushyira ikora neza. Nose ko ariko nyambara. Uramutse utese nk'uciye gatoya. Shara ikagende. Ubu rwose ihangana icyayi cyonze gishyedere. Ishyizeho kiba kinota 5. Telefone yanyisize ngire. Ubwira umutima ko nzajya kwizana. Uyakibura icyayi se. Nakibusha. Byamenya kubyo utekereje. Ariko se bya bintu ni ngombo. Nukuri pe. Kandi wambwe uburyo kubitekereza mvuga ukuntu garutse umbwira. Ndabitekereza ariko kumva nari naniwe pe. Sinabonye umwanya. Nari naniwe ntaryama. Byare bibaye. Uribuka kuri dohara ruguru. Umugabo muremure w'agasatsi wa undi w'umunyamasengesho nuko cha uziko nijoro bamwicira hepfo kuko bamwishe se bamwishe bamugukatiye ikintu bisi josi bashyira ku ruhande bakata amaboko bakata amaguru nta gimba kimwe cyakiri kumwe n'ikindi wakwihebye ushanuka biki kandi ariyo nkuri rangana ntugera ku mpande tuyumva ko duseze ikimuka byara ko umwana wasengaga cyane nabamuteze rwe bagira nabe baraje umuntu arakwica nta n'ikintu mupfa kurode umunyamasengesho turatwanasize n'umugore nibo bambaye bashaka kweka mu gihanga ngaho rero bitekerezo ko dufite umuntu wo kuduhiga
warangiza nkakubona oya ugende twebwe mu nose duka niba byawe Claude twese hari duhure na Claude ahubwo ndibaza ikintu yazize kikanyobera nawe bazi ikintu yazize umuntu usenga nkuriye none twebwe turi icyo uhora no mu tubari ugenda kunywa inzoga wamenye burasangiye n'abandi oya sheri yaraga mu tubari ntabwo bivuze ko ushwa n'abantu sibyihoreye wenda ari uwatwara umugore we aha rero ni iwanjye hakaba n'iwawe ni ukuvuga ngo turota soyez le bienvenu ugomba kuba uhari igihe ushakiye kuza ukaza washaka nta mpamvu yo kwikeka cyangwa kuza ni ndetse uri gukomanga ninde se yego sha uretse ndimo ndambara se ninde kuri kumamagara hubuhu ndimo ndambara sha reka nze ngufungurire kumamagara hubuhu se ninde kose nsigaje urukweto rumwe kingura reka nze mbanze inkweto umfasha yego dadi iyo ni kingura iyo karame reka ndimo ndambara ndimo ndambara sha hasigaye inkweto imwe ariko siri murambara bitarangira narangiye mwana wawe niko yego dadi bimeze bite ariko niko se ega mwana wanjye ndagukunda kuva kwino kurwara mu mavi nawe ngeze ndagukunda ndagukunda rwose none urukundo rurimo rurava hehe ko ahubwo mbwira niko uguze iki ndagiye nguramo ibyo kurya ndarya dore cyo kora nguzemo n'agasaha kagasaza zikeza reka rakumuriro ni nacyo nagakunze burya rero ngukunda nk'imwe ahubwo mbwira niko wasengeye he muri ino minsi urimo urasengera he koko ego Uwiteka yaratwibutse n'akayoga ntukikanywa ngo utahe wasengera ahubwo se reka twicare reka ninjire mu nzu nicare umva se ngiye duteke cyane ibintu byahindutse byahindutse rwose oya reka ntabwo mperuka kurya inyama shyiraho ifiriti umugati umuceri n'inkoko rero urasubira ku isoko noneho si amafaranga nta kandaye Uwiteka arasubiza Uwiteka arasubiza rwose ubu uriya kari bwo noneho wabaye umubyeyi Uwiteka arasubiza nawe bazi umuntu uri kuduhiga ashaka kutwica none ndira kuvuga ngo tuve inanga uko mwese ndimuka uti kubera iki utangiye mu mugore baraduhiga bande baduhiga njye ntabwo ukinyumva rwose banza nawe umaze no kundambirwa reka kubabara umva nyine oya mbabari uyereka kubabara ntuzi ubwo njye bikurijije niba ndi kukubwira ngo tuve inanga se n'ubyumva njya ngo muri wafeke koko nese ubu ngubu nicyo kikurijije ubu twimuke utihuti njyewe ujya ngo bose ndakunyicisha ngo banyicira abantu ngaho nyumva sibyo ntawe uzakwica sibyo ngaho reka sibyo reka zo kubipanga neza mbitekerezaho sibyo oya bitekereze tugende iki cyumwe njye nawe nje kunziburira abana banjye cyangwa oya ntacyo uzaba ngaho ushake sibyo jeka ndabibona ko wabaye sibyo ariko humura sibyo ndenda gukunda urabizi ko ntacyo nakwima sibyo si oya humura sibyo ntihongeye kurira sibyo humura
sibyo ariko reka ngusabe sibyo reka twitegure ntabwo twagira gutya ngo duhite nari ngiye kwirwa nkora amasuku n'ejo noneho reka ngusabe ikintu kimwe sibyo reka ejo ariko nzagusubiza ngiye kujya mu kazi sibyo nimbona akanya saa sita ndahamagara reka amafaranga arahari nta kibazo tuzashaka njye urabise umutungo ndawufite uhari udusige inzu twabagamo tugiye gukodesha koko urumva byoroshye byo gukodesha ntacyo aho yose tuyipfiremo aho ngo tuyipfire dusiga mu buzima cy'abana bacu hafi twagenda nanone ibyo birumvikana reka nkwereke reka njye mu kazi sibyo ndavugana umva nakwizera umugabo dukorana ariko aho wakora i Kigali nyine bari ku office nkuru reka nze kumubwira dushakira inzu sibyo inzu wenda ya bwa dushake nta cy'ibyumba bitatu nta ribe ngizabiduhagije tuzajya mu yindi nyuma nta kibazo amafaranga arahari ntigenze kwizera ndabizi kwizera niho abana niho akorera nubwo dukorera ariko niho akorera kandi aza abantu benshi badushakira umukomisiyoneri badushakira inzu ibyumba bitatu na salo nibura wewe mugabo wanjye nawe utekereje uyahumura sibyo ariko ejo nzego zabimenye sibyo humura reka njye mu kazi rero sibyo wagenda mu kazi ntari bwo nyine wanze gutegereza icyayi oya nacerewe ariko naniwe n'ubu buryo numva nuko ari akazi numvaga naha ni mugoroba rero ngaho akazi keza ndagukunda love you umunsi mwiza yego nawe sawa umunsi mwiza naho ubundi nushaka uzane n'izokeje erega ntacyo nakwima mwana wanjye noneho ubu niba ubwo ngiye kujya mvuga ngo mfite papa nanjye ndiryeho sibyo aha dadi wanyaruka kuko ndabona igihe kiri reka ndeka agafuka ariko nitwaza umva oya ntugura ambaraje se ubu se biravamo ugura ambaraje ubu byambaraje niyo yerekana ko umuntu ari umukire zinagaragaramo dadi noneho reka nyaruka ubwo ndahita nkusanga hano nyaruka rwose banguka ahubwo uzishirize ariko se unyuze hejuru dore nyura aho ngaho iyo niyo nzira ya hafi ariko sawa atangiye kubyemera nareke tugende maze ndahanuke azambonera azankora hehe se kaya ngo ari kumpiga ngazanyica kandi i Kigali bijyanye na Peter mugabo nikundira inamwiza nawe tuberanye ahubwo ubukene ndamusigira ikintu kizi nawe cyazasanga gihari cyonyine amafaranga narajye i Kigali kandi gukora mu business ahubwo reka ndi kwikorera utuntu nanakoreye n'amasuku tuzigendere ejo gira bwangu cyakinyazi cy'ikiyoni siko ambwiye ko hano ari iwanjye nta mpamvu yo kujya nikeka ariko ngwino yumva reka mbike ino nzoga hanyuma yibike nyine umva ko mbwiye ko hano ngomba kujya nza nta kibazo ko icyo uri gushaka niwo mba nanga ko kiyoni kizahora gisakuza kimokamoka tugende sheri umva anyuze hariya ubwo rero nawe urapasa anyuze hehe none si ubwo niduhura ariko muri iki pase isine gauche nyine buretse mbanze ndeye ko nta kintu cyanjye nibagirwa kubanze ko nta kintu cyanjye nibagirwa hano sheri none si ubwo namukaza agasanga atari icya hano telefone n'iki umva okay umva karame ntuca wumvise ndi kukumva uranyura urumva kandi niyo mwahura unyuze hano ntabwo akuzi nta nubwo yamenye ko navuye hano gira bwangu ahubwo none se ndasiga ntanashashe ugomba byihorere kiraza kibikore gabaye sawa nyura siko ndi kubasha kugaruka kuse komeza utyo bye bye
waranyuze kuke kiyoni ajya koza ibirenge